ndagira ngo tubwire umare impungenge ubabwire ni gute wakora imibonano mpuzabitsina ukarangiriza rimwe n'uwo muri kubikorana uri inzobere ukabyara tubwire. Nuko abagabo akenshi na kenshi usanga bashyuhaguzwa. Mbwira kugira ngo umugabo ajye yitondera kiriya kintu urumva uravuze ati gushyuhaguzwa aramutse ashyuhagujwe akahita ashyiramo akaba ararangije ese tubwire ni gute umugore asigara bibwire babagabo birukanka bashyuhaguzwa. Ubundi ari ikintu njya mvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ni amakuru yes niyo mpamvu ahubwo abantu tugiye tubabwira bajya bakomeza banakurikirana channel yacu. Ikindi buriya twababwira iyo mpamvu vuze ngo ni amakuru ni uko hagati y'umugore n'umugabo bagomba kubwirana ukuri. Sheri ngiye kumva ndumva ngiye kurangiza Sheri nanjye reka turangirize rimwe mugategerezanya mukarangiriza rimwe ye ndumva ari cyo kintu kizima. Brenda tuguhaye ikaze urakabyara wabyaje n'inka. Murakoze cyane. Hari ikibazo badutumye baratubaza basanga neza nanjye icyo kibazo bafite nanjye ndagifite. Urabona abantu benshi abasore cyangwa se abagabo hari uburyo tugira gutya iyo turi gukora imibonano mpuzabitsina tuhise turangiza mbere ntiturangirize rimwe nabo turi gukora imibonano mpuzabitsina. Ndagira ngo tubwire umare impungenge ubabwire ni gute wakora imibonano mpuzabitsina ukarangiriza rimwe n'uwo muri kubikorana uri inzobere ukabyara tubwire. Okay, murakoze cyane no kuvuga ngo buri ikintu cya mbere kibaho mu buzima gikunda no kugira ikibazo gikomeye nuko abagabo akenshi na kenshi usanga bashyuhaguzwa. Nyine wenda ntabwo mbisi niba mbivuze mu Kinyarwanda cyumvikana ariko hari ukuntu abagabo usanga bashyuhaguzwa agasanga yabifashe nk'uko wenda umugore agiye guhita haramucika. Niyo mpamvu ngiye gushyuhaguzwa. None se urabona bira bintu biryo kikano bishaka cyane bikumbuye wabigenza uti none se wareka kwitugira kandi wumva mu by'ukuri ubishaka wego ubishaka kandi ubibonye. Ya birumvikana umuntu ababishaka ariko nanone cyo dutekereza cyane ibaze nk'umugabo urangije umugore atararangiza urumva umugore yabyifata mate cyaba ari ikibazo inyuma se no kwinshi inyuma rwose. Niyo mpamvu rero tugomba kugerageza uburyo bwose bushoboka tukagerageza uburyo bwose bushoboka tukarangiza rimwe n'abagore bacu cyangwa n'abagabo bacu cyane ko abagabo bundi akenshi aribo bakunze kugaragara ko aribo barangiza mbere y'abagore babo. Mbwira kugira ngo umugabo ajye yitondera kiriya kintu urumva uravuze ati gushyuhaguzwa aramutse ashyuhagujwe akahita ashyiramo akaba ararangije ese tubwire ni gute umugore asigara bibwire babagabo birukanka bashyuhaguzwa. Nyine urumva ni ibintu bigoranye cyane ko buriya umugore aba akeneye nawe kwigira ku byishimo byiwe ashaka buriya hagati y'imibonano mpuzabitsina iba ari iy'abantu babiri umugore aba ashaka kurangiza n'umugabo ashaka kurangiza. Rero icyo gihe bisaba kugira ngo buri wese yitondere undi mugenzi we. Umugabo abazi igihe umugore agomba kurangiriza agomba kwihanganira ya minota y'umugore nyine kwa kundi nyine urabyumva hari ukuntu umuntu wenda sinzi ko urugero nabitangamo hari ahantu wumva ugeze ariko aho hantu wumva ugeze iyo ikuyemo usa nkaho usubira inyuma gato cyane ariko iyo ngiye akahita yisubizamo bitongera usa muri mood none ukongera ugatangira urumva uragenda ukabikora ukongera ugasubiramo ebana fresh ku buryo noneho ubundi ari ikintu njya mvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ni amakuru yes niyo mpamvu ahubwo abantu tugiye tubabwira bajya bakomeza banakurikirana channel yacu. Ikindi buriya twababwira iyo mpamvu vuze ngo ni amakuru ni uko hagati y'umugore n'umugabo bagomba kubwirana ukuri. Sheri ngiye kumva ndumva ngiye kurangiza Sheri nanjye reka turangirize rimwe mugategerezanya mukarangiriza rimwe ye ndumva ari cyo kintu kizima. Ariko yaze kabije koko none mukaganira ukamubwira muhana sinyara tiveze bite na bite. Yes munyine mugahana amakuru ikintu cya mbere n'amakuru ko buriya n'uwima amakuru umugabo wawe azakora arangize agiye ngo nawe warangije. Umugabo nawe niyima umugore amakuru azirangiriza mbere kandi umugore yarangije mbere fini yabirangiye byarangiye. Ariko iyo umugore arangije hari uburyo ashobora gutegereza umugabo. Yes umugore ashobora kurangiza agategereza umugabo we ariko umugabo we arangije biba bisaba kugira ngo mwongeye mutegereze ikindi gihe mwongeye mutangire. Yego ariko iyo umugabo arangije mbere akahita arangiza
umugore arabihirwa byatari. umugabo arangije mbere. Umugore arabihirwa. Yes, birumvikana. Birumvikana cyane ko umugore ntabwo byamunezeza, aba ashaka kugira ngo anyurwe, nawe arajye ku byishimo yumva ashaka. Niyo mpamvu rero umugabo agomba kwihangana agategereza umugore we kugira ngo barangirize rimwe, kugira ngo umugore agere ku byishimo bye n'umugabo agere ku byishimo bye. Ariyo mpamvu inama tuba tubaha ngo bagomba kubanza kwitonda, akitonda gushyuhaguzwa, kuko ziba ari ibiryo aba yatekewe bari ibyiwe, akitonda akashimisha umugore we bagiye kubikora, nta bintu byo gushyuhaguzwa. Birumvikana cyane. Abagabo turabasaba, wenda ngiye ku giti cyanjye ndabasaba ko bazajya bareka gushyuhaguzwa. Reka nkwereke, reka mama ufite uburyohe bwinshi, reba nk'uburyo uteye, sibyo? Ubu wowe ubona umugabo yajya kwirirwa rwose avuga ngo reka mbanze ndindire, sibyo? Ajya kukugeraho yumva ni ukuri yasaba. Nyine birumvikana, ariko kwa kundi wenda suppose wenda hari ukuntu umugabo atangira kubikora, yamara kubikora kumva kwihangana byanze. Ni ukurega mama muri beza cyane, ugira guhura ukagira gutyo byo kwibikanga pe, kwihangana bikanga ibiryo biryoshye rega ntabwo wagumya kubireba. Yes, birumvikana kwihangana byanga iyo wabikoze. Reka nkubwiye ndagushimiye ni ukuri. Okay, nari ndabashimiye cyane kandi nshimiye n'abantu wenda badukurikira, kandi mu by'ukuri igihe cyose muzankenera muzambona. Yego, muba muryoshye cyane, rega mutuma umuntu atakihangana. Yes, aryoshye nawe ubwiwe muri we abari kubyumva. Ariko nyine turabashimiye. Nari ndabashimiye.